Amen, amen. Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbahaye ikaze muri aka kanya ko kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka tubanze twubahe Imana, duhuze imitima, dusenge. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro. Mwami, nguhaye icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza waturemeye, tubonye ubwa mbere kandi tutazongera kubona ukundi. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe. Mwami rero nguhaye ikaze muri uyu mwanya, ubwami bwawe buze. Data, utuganirize ntaba ari ibyo uvuga, kandi mwami genda umubibyi ariko ni wowe umeza. Reka rero imbuto ngiye kubiba, Data ugiye kunyuza ku munwa wanjye, habasha kugira abayiryaho Data, ndetse izere ibifite umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Nguhaye ikaze rero, ubane natwe. Amen. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 55 umurongo wa 6. Amen. Haravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Haleluya. Ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Amen. Bene data, iri jambo urisomye ukaritekerezaho, rirasobanura neza ko hari igihe Uwiteka azaba adagishobora kubonwa. Azaba hari igihe kizagera umuntu akamushaka ariko ntabashe kumubona. Amen. Iyo minsi azaba ari iminsi y'ingumi, kubumva ijambo ry'Imana, guhura na bene data mugahimbaza cyangwa se mugafashanya cyangwa mugatyazanya. Ni ukuvuga ngo hari igihe kizagera bibe bitagishoboka ko abonwa. Amen. Umurongo wa 7 haravuga ngo umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri muri iyi minsi sinzi impamvu ndajya kubwiriza ahantu, najya kuganira n'abantu ku ijambo ry'Imana, still hakaza izi mpuguro zo kuba maso, zo gushaka Uwiteka. Haleluya. Bene data, iki nicyo gihe, niko gahe navuga gato, cyangwa se niko kanya duhawe ko kongera gushaka Uwiteka, ko kongera kwegereza Uwiteka. Amen. Ubu tuvugana ntabwo dushobora kubonana, ntabwo dushobora guhura ngo duhoberane nka kera uko twahoberanaga, ngo dutyazanye. Njya nibuka kera twajyaga dufata iminsi yo gusenga, mugafata umwanya mukamara nk'amasaha 4 mwinginga, muhimbaza, muramya. Kandi uko byakorwaga niko twarushagaho gutyazanya. Ukajya kumva umuntu hari atangiye guhanura, undi atangiye kuvuga indimi nshya, undi atangiye gufashwa, gutyo uko abakristo bakomeza gutyazanya, hakazamo gukura, hakazamo guhishurirwa, hakazamo mbese tugatyazanya. Amen. Ariko noneho ubu ngubu aho ibihe bigeze ni ugushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Amen. Yesu ashimwe cyane. None se bene data, mashaka kumbwira ngo kubera ko insengero zifunze, ubwo ngubwo natwe turafunze? Ese indimi zacu zirafunze? Amatwi yacu arafunze? Amen. Amaso yacu arafunze? Kuko ibiba byose turabibona, ibintu biduca mu matwi, impuha kera hari indirimbo twajyaga turirimba muri Sunday school, yajyaga ivuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, ngo inkuru mbi izasimbura iyindi, ngo abantu bazapfa, abantu bazarira ntawe ubahoza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri hari ibintu twajyaga twumva kera, ukumva ni nk'imigani, tugasoma Bibiliya, abapastors bakadusomera Bibiliya, bakatwigisha, ariko ukumva ni ibintu by'imigani. Ariko tumaze kubona neza ko ibintu byose twabashije kumva noneho turimo kubibona n'amaso yacu. Aho uri rero ndagushishikariza gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Amen. Isuzume, ongera wisuzume, witekerezeho, uvuge ngo koko Uwiteka turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Ese hari ikintu, hari umwuka wari cyo gusura akakuganiriza, akakubwira ati kora iki, ukamwumva? Yesu ashimwe cyane, kuko birashoboka ko yanagusura ntubimenye ko yagusuye, birashoboka ko yanakuvugisha ntubimenye. Amen. Uracyagira umwanya wo gutega amatwi ukumva umwuka wari cyo akubwira, ukumva icyo akubuza.
haleluya, ukumva icyo aguhata. Niba aguhata ati genda ukora iki, genda fata iminsi yo gusenga, ese genda ugire umuntu ufasha, gira umuntu uhamagara umubaze ko ari amahoro. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nkunda kuvuga iri jambo, ni ukuri itorero rya Kristo, mureke twongere dufatane amaboko, twongere tube mu bumwe. Twongere tube mu bumwe, umenye mugenzi wawe niba ari amahoro, umusengere, dusabirane. Yesu ashimwe cyane. Dukumbuzanye gakondo yo mu ijuru. Amen. Kuko igihe kirageze kandi kirasohoye ko buri muntu wese yivomera amazi menshi, ndetse akicanira n'umuriro, igicaniro cya kintu kitazima. Ya mazi uzajya unywa na wa muriro uzajya wota mu gihe cyo kugotwa, cya gihe uzaba utagishobora kugira umuntu muhura ngo agire icyo agufasha, cya gihe buri muntu wese azaba yirwanaho. Amen. Kuko ijambo ry'Imana itubwira ko ngo ese nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uba muri mwe. Yesu ashimwe cyane. Ese urwo rusengero, icyo gicaniro kiracyaka cyangwa cyarazimye? Bene data, ndabashishikariza kugira ngo niba wumva muri wowe igicaniro cyarazimye, kora uko ushoboye, ongera wenyegeze, koresha imbaraga zawe uko ziri. Amen. Koresha ukumva agatege kawe, nubwo wafata isaha imwe, nubwo wafata iminota 30, basi na 15, basi ni 10, ariko ugira umwanya wo kuganira n'Imana, ugira umwanya wo kugira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri iyi minsi ibintu byarakomeye, abantu uragira ngo ubonye akanya ukiruka inyuma y'abahanuzi ugasanga barabeshya, abandi baravangiwe, abandi ibintu byarivanze. Amen. Ni ukuvuga ngo urukungu rwivanze n'amasaka, ariko wowe nkawe wiyizi mu mutima wawe, kuko burya umuntu amenya mu mutima we kurusha ibyo abandi bose hanze. Umuntu ashobora kuzana akabwiriza pe, mugafashwa, mukuzura umwuka wera, Imana igakora imirimo n'ibitangaza, ariko mu by'ukuri we akaba yiyizi neza mu mutima we ko ibyo avuga atabikora. Amen. Akaba abizi pe ko ibyo avuga atabikora, akaba abizi ko abeshya. Yesu ashimwe cyane. Ariko wowe urimo kunyumva, wumva uhamanya n'umutima wawe koko igicaniro cyawe kiraka. Yesu ashimwe cyane. Reka dukuremo ibintu byose byabuze igicaniro cy'Imana kwaka, ibintu byose wumva byazimya umuriro wa Kristo muri twebwe, ibintu byose wumva byazimya impano yawe. Amen. Ese aho murakibuka guhamya? Yesu ashimwe cyane. Aho uri urahamya, mu kazi kawe aho ukorera urahamya. Amen. Ushaka kudahamya mu buryo bwo kubwiriza, udashoboye kugenda ngo ujye kubwiriza, cyangwa se udashoboye ariko ingeso zawe, imigendere yawe, imivugire yawe ishobora guhamya. Yesu ashimwe cyane. Imirebere yawe ishobora guhamya, igahamya ko umukristo koko. Amen. Kandi kwitwa umukristo burya ni izina ngiye mfata nk'agaciro cyane. Uvuga ngo uba waramaze guhindurira ubwoko, waragiye mu bwoko bwa Kristo, ukitwa umukristo. Yesu ashimwe cyane. Reka tujye ku murongo wa 8. Haravuga ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni ku Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Amen. Ni ukuri Uwiteka ibyo atwibwiraho ngo ntabwo ari kimwe n'ibyacu. Amen. Kuko ushobora gutekereza gato gusa, ushobora kugambira akantu keza kamwe ari gatoya, ariko kagakora ibinini, kakera binini, kakera imbuto nyinshi. Yesu ashimwe cyane. None se ntibyo mbona ko ushobora kugenda ugatera nk'uruboga, cyangwa se ugatera nk'imbuto, ugatera ari urugemwe rumwe, ariko rukera kandi rukera imbuto nyinshi. Yesu ashimwe cyane. Kuko Uwiteka imigambi afite ni myiza kuri twe, ngo ni myiza gusa, ntabwo ari mibi. Yesu ashimwe cyane. Ariko se turi tayari? Mu by'ukuri turi tayari? Mu by'ukuri aho uri ntabwo usinziriye, uri maso? Amen. Ese koko turi idini ishimwa n'Uwiteka, cyangwa ni ku rurimi gusa? Hano hanze ibintu bimwe biracika abagenzi, ibintu bimwe biracika. Abakozi b'Imana bagaragara, bazwi,
barajya gutyo ukabona arasenyutse mu minota 2, ukabona ibintu byose birazambye, ukabona abantu baramwatatse. Amen. Ukaba wakwibwira uti yabeshyaga, cyangwa se ukaba wibwira uti n'ubundi yashushanyaga cyangwa iki, ariko umwanzi we ararasa. Yesu ashimwe cyane. Umwanzi ararasa, ntabwo aryama, ntabwo asinzira. Igihe cyose aba ari tayari kuturasaho. Yesu ashimwe cyane. Ndakwinginze aho uri, ongera ucane igicaniro cy'Uwiteka. Ihangane wongere wenyegeze. Ihangane wongere wivomere amazi. Kuramo umutima wawe bidafite umumaro. Kura mu mutwe wawe bidafite umumaro. Amen. Noneho intwaro yindi kurusha izindi zose naguha, tangira gusoma ijambo ry'Imana, kuko mu by'ukuri ijambo ry'Imana iri ngiri tubona Bibiliya, niwe muhanuzi w'ukuri, niwe mwigisha w'ukuri, niwe buri kintu cyose cyose. Amen. Fata umwanya usoma ijambo ry'Imana. Ufite amatsiko kuki? Ufite amatsiko ku Mwuka Wera. Ukeneye kumenya uko Umwuka Wera aganiriza umuntu. Ukeneye gutandukanya Mwuka Wera n'amarangamutima yawe. Ese ukeneye, amen, ukeneye kumenya ko wuzuye Mwuka Wera? Fata Bibiliya usome. Yesu ashimwe cyane. Ukeneye kumenya ko wera imbuto z'Umwuka Wera. Ese imbuto z'Umwuka Wera urazizi? Fata Bibiliya yawe uyisome. Yesu ashimwe cyane. Kuko Bibiliya ni umuhanuzi w'ukuri. Ese uzi akamaro ko gusenga? Haleluya. Gusenga, kababwiye ikintu cyiza cyo gusenga. Gusenga niyo ntwaro yonyine ushobora gukoresha, cyangwa se nicyo kintu cyonyine ushobora gukoresha kikagera muri future yawe, kikagera ejo hazaza hawe. Haleluya. Wowe utarahagera, ijisho ryawe ritarabona ibizaba biriho icyo gihe, amatwi yawe atarumva ibizaba bivuga icyo gihe, umubiri wawe n'ingingo zose zikugize zitari zabimenya ibizaba biriho icyo gihe, isengesho ryo rikagenda rikagerayo, rikahategura neza, rigaca inzira, rigaharura, rigatunganya, ukazahagera wemye. Amen. Ese urimo gutegura inzira zawe, cyangwa uriryamye utegeze kuzahagera gusa? Kuko ntabwo tuzi ibizaba bihateze, ntabwo tuzi ibidutegereje, ariko isengesho ryo rishobora kugenda rigasenya buri kintu cyose. Yesu ashimwe cyane. Reka dutware intwaro zose z'Imana. Reka dutware intwaro zose z'Imana. Dusome ijambo ry'Imana, dufate umwanya wo gusenga, ufate umwanya wo kumvira Mwuka Wera, umva icyo Mwuka Wera akubwira. Amen. Kandi mu by'ukuri ntabwo Mwuka Wera ashobora kuganiriza utabanje gusenga no kumwitegura no kumutega amatwi. Reka dutware intwaro zose z'Uwiteka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubu se mwene data muzabana mu ijuru, uracyamwibuka cyangwa waramwibagiwe? Uracyamusengera se? Yesu ashimwe cyane. Wumva ukimwifuriza ijuru, urumva umukumbuye? Haleluya. Mureke itorero rya Kristo, haleluya, itorero rya Kristo twongeye gufatana mu biganza mu buryo bw'umwuka. Birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Hano muri Yesaya n'ubundi ibice 58 umurongo wa 6 haravuga ngo ahubwo kwiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Yesu ashimwe cyane. Hano umuntu agiye gusoma izi mbuto ni nyinshi mu by'ukuri, ariko nagushishikariza urimo kunyumva uyu munsi, ushobora gufata iki gitabo cya Yesaya nibwo wahera ku gice cya mbere, umurongo wa mbere, ukagikomeza cyose ukakirangiza. Ushobora kuvuga uti reka mfate igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yesu ashimwe cyane. Reka twitoze gusoma ijambo ry'Imana. Ugafata igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, niba ukavuga uti reka ngisome numve ibyakozwe n'intumwa ni ibiki ubundi, ukabisoma ukumva intwaro zose z'intumwa zakoresheje, cyangwa ukavuga uti reka nsome ibyahishuwe, ukamenya ngo ni ibiki. Yesu ashimwe cyane. Reka ne kubarambira kuko gutega amatwi audio hari ukuntu bisa naho birambirana. Yesu abaha umugisha cyane. Nshimira umubyeyi wacu uduha umwanya kugira ngo tuganireho, namwe itorero rya Kristo. Yesu abaha umugisha, Imana duhana umugisha. Dukomeze gusenga, dukomeze gusabirana, dukomeze gukundana mu buryo bw'umubiri n'ubwo mu mwuka, kugeza kuri wa munsi
kandi ikiruta byose duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Amen. Yesu abahe umugisha cyane.